bakunzi ba cyangwa utamushaho mugizwaho na adidusibona nk'ibisanzwe muri iki gitondo rero ndabashoje cyane nje kubagezaho update y'ukuntu byifashe ubu ngubu. Umuvugizi wa M23 w'Ingoma atangaje impamvu M23 yafunguye umupaka ho gato cyane ubundi bagahita bongera bakawufunga. None rwose turagira ngo twumve impamvu araje abisobanure. Avugwa inkuru y'umutekano kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane ubu kigezweho muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umuvugizi w'umutwa M23 ni Dr. Oscar Barinda. Muraho neza Dr. Muraho neza radio televiziyo. Yego murakoze cyane kutwemerera, turabizi ko mufite akazi kenshi ariko ntabwo tubatinza. Turagira ngo mutangire mudufasha kimwe n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose. Bukavu sipa intare ntabwo isubira inyuma. Amagambo akomeye w'Ingoma muvugizi mu gisirikare wa M23 yashubije ubwo Emmanuel Macron yandikaga kuri Twitter ye ko ategeka M23 ikwiye kurekura Bukavu ndetse ikarikwa n'ikibuga cya Kavumu nko kugira ngo indege za gisivile ndetse n'izizanye ubutabazi zibashe kugera hariya i Bukavu. Aya magambo rero y'umujinya w'Ingoma yasubije yarashatse kuvuga ko M23 idashobora gusubira inyuma ngo irekure ibice yafashe uko byagenda kose, ndetse abasha kuvuga ko icyo bari kurwanira ni urugamba rwo gupfa no gukira uko byagenda kose ntibazava muri aka gace. Dore rero impamvu zimwe na zimwe z'ingenzi tugiye kubabwira. M23 yabashije gutsinda ingabo za FARDC ndetse na coalition baba bari kumwe ubwo ni Wazalendo, FDLR ndetse n'Abarundi, South Africa ndetse na Chad hatabayeho imirwano hano muri iki gishe. Mu by'ukuri mbere yuko M23 yinjira hano Bukavu yabanje kugira ubwoba kuko yabonaga umujyi urangaye, nta basirikare nta bapolisi nta bayobozi bose bari bahunze. Mu by'ukuri birabacanga nabo banza gusa naho bikamafura around inyuma y'umujyi mbere yo kwinjira mu mujyi kuko bavuga ati aba bantu ibyo aribyo byose hari umutego baduteze. Aha rero icyo M23 yakoze ise yohereza special force, imaze koresha special force irabanza iragenzura neza ndetse ibanza imenya amakuru, ndetse bari bafite amakuru y'ubutasi bari guhabwa n'indege yabo y'ubutasi ya M23. Nyuma yaho rero ikintu bakoze bamaze kumenya ko nta kibazo ndetse hamaze kuba n'imirwano ikomeye yakozwe na special forces za M23, nibwo baje kumenya koko neza ko abasirikare wa coalition FARDC ndetse n'ababafasha bose bahunze bari kwerekeza ku mupaka wa Kamanyura hariya berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Bafuza gufata umwanzuro rero wo ko bashobora kwinjira, ariko binjiye hari abasirikare ba M23 bamaze kugeramo babatasi ndetse na special forces nyinshi cyane zifite amakuru ziri kuha amakuru abandi bari basigaye nyuma noneho baza kwinjira ku mugaragaro. Ubu rero hano hari impamvu nabateguriye z'ingenzi ngiye kubabwira zagaragaje impamvu M23 impamvu FARDC yatsinzwe ahangaha itarwanya. Ikintu cya mbere ni ubwoba bari bafite bitewe n'imirwano bari bamazemo iminsi, uburyo bakubitiwe Igoma, uburyo bakubitiwe Katana, uburyo bakubitiwe hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Bari bafite ubwoba cyane bumva ko ari ibintu bitangaje. Noneho bumvise ko ingabo za M23 zigiye gufata Bukavu cyangwa ziri mu marembo ya Bukavu, zahise zigira ubwoba. Ikindi nta support bari bafite y'indege kubera ko ikibuga bari bagifashe cya Kavumu ariho hari guturuka indege ziza kubasupportinga. Ikindi cyabiteye ni ukurwana nta determination, kuba barwaye nta determination, nta kintu bagamije mu by'ukuri, nicyo kintu batazi icyo barwanira. Kandi ikindi nuko barwanaga nta komandoma. Bishatse kuvuga ngo M23 yahabwa komandoma ira coalition nta komandoma yari ifite. Bishatse kuvuga ngo FARDC ifite komandoma yayo, Wazalendo komandoma yayo, FDLR komandoma yayo, Abarundi komandoma yayo, Chad komandoma yayo. Mbese nta buyobozi bwa gisirikare bwari buhari buri kubaha amabwiriza ya nyayo, buri wese yakoraga ibyo wumva yifuza. Ikindi cyatumye hano batsindwa
cyane ku buryo bwihuse ni ukutitabwaho uburyo abasirikare ba Kongo bafashwe nabi ku buryo barinubira ndetse abenshi babatuka cyane Tshisekedi ko abafata nabi. Ikindi cyatumye batsindwa ahangaha cyatumye batsindwa ni uko aho kurwana bahugiye mu bikorwa byo kwiba gusahura. Barasahuye cyane, ugiye mu iduka terura imifuka y'umuceri, ubuye amafaranga, ugize ate, ugasanga mu by'ukuri ntabwo ushobora kurwana uniba ngo bikunde, kuko kurwana ni igikorwa kiba gisaba kuba uri concentré kuri icyo kintu. Ikindi cyatumye batsindwa mu by'ukuri ni uko habayeho ko bafatwa nabi ndetse n'ubuyobozi bwarabatereranye. Icyo kintu rero cyaje gutuma mu by'ukuri batsindwa ku buryo bworoshye. Aha rero izi mpamvu zose zabaye uruhurirane rwo kuba baratsinzwe ku buryo bworoshye, kuba kandi nta myitozo ya gisirikare bafite ihagije. Iki nacyo cyabaye impamvu yatumye koalisiyo ya FARDC batsindwa ku buryo bworoshye, ndetse n'uburyo bari babonye ingabo za M23 zitwara n'uburyo zizi kurwana. Ibyo byose byabaye intandaro yo kuba baratsinzwe ku buryo bworoshye ndetse bagahunga. Ikindi ni uko bari bamaze kumenya amakuru byaranangaje cyane, wavuze ngo babonye amakuru y'uko M23 ifite intwaro zitambenga n'iza Loni. Kumva ko M23 ifite intwaro nyinshi cyane zihambaye, ibyo byabateye ubwoba, bahunga ku buryo bworoshye, ku buryo rwose na M23 ubwawe yari yatinye kwinjira muri uriya mujyi, vuga iti turinjira mu mujyi nta bantu turwanye. Ibyo bintu rwose byabanje kugorana, binjiyemo mbase naho nabo ubwabo bigengesera. Ubu rero ikiri gukorwa ni igiki? Ni uko M23 yamaze gufata umujyi, iri gukurininga umujyi, iri gukuramo babarwanyi kamwe kumvamo agasasu gato, iri kwegeranya intwaro bagiye bata mu nzira, bya byenda bya gisirikare bagiye batanabwiye ko bagondeka nyine bari kurwana. Bafashe umupaka wa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, bari gushaka gufata n'umupaka wa Kamanyora ngo birukane, kuko niho ingabo zahungiye za Burundi ndetse n'iza FARDC ndetse na FDL na Wazalendo ndetse n'izindi koalisiyo zitandukanye. Nicyo kintu rero kiri kuba ubu rero. Nicyo gikorwa kiri kuba no gukora inama baganiza abaturage babashyira muri mudu, aho umujenerali ari gukoresha inama zitandukanye. Harimo aho bakoreye inama hano kuri Place 24, aho bakoreye inama kuri Place de la Beauté, aho bakoreye inama kuri Place de l'Indépendance, aho bakoreye inama hano kuri Lycée de Wima. Aho hose ni ahantu bari kugenda baganiriza abaturage kugira ngo bumvishe ko mu by'ukuri M23 ije kubarokora. Abaturage rero bishimiye M23 ari kugenda bafata uduserifi, mbese bavuga ati bereka ndetse naho abasirikare ba koalisiyo bahungiye, aba Barundi mwuga bariya, ba M23 wanga soni ngo Wazalendo mwuga bariya. Ibyo byose ni ibintu biri gufasha mu by'ukuri igisirikare cya M23 gukininga uyu mujyi. Akaba ubu ngubu ariyo makuru mbafitiye muri iki gitondo muri aya masaha. Ubwo rero mukane subscribe ndetse n'akazojya kugira ngo ninshyiraho andi makuru, mbonye andi makuru mashyashya muze guhita mubona notification. Na wundi yo muri kumwe na Nurwanda ubagezaho ayo makuru. Ciao naho mukanya.